Murakaza neza kuri ya YouTube channel yanyu. Mbere ya byose mbanje kubasuhuza, ariko duhite tujya mu isomo ku bantu bakeneye kwiga trading, yaba futures, cryptocurrency, yaba gutradinga forex, yaba na binary. Mwese nimero iri muri description. Ukeneye kwiga bya bindi turi kumwe one on one kuri session, tukana tradinga turi kumwe, ugafata example za nyazo, waza ukanyandikira kuri WhatsApp tukavugana, then ugatangira kwiga. Ni online, ntago bigusaba kuza aho ndi, urumva nkakwigisha fresh online kuri laptop yawe cyangwa se tablet yawe. Twihuse rero ku bantu bakeneye kwigira hano kuri YouTube, nzajya nshyiraho video, ariko video ziba ari ntoya cyane kugira ngo umuntu ntamurushya mu mutwe agenda bimenya gake gake. Yazaba ari playlist ndende, ariko ntacyo bitwaye uri kwiga. Ibino bintu ni sure deal, bifite amafaranga. Nyabona mureke twige, dutangire twihangira imirimo, dukora amafaranga kuri internet. Ku muntu ukeneye testimony za bino bintu, yanyandikira nkamwereka, nkamuha ubuhamya, nkamwereka ubwanjye uburyo nabashije gukorera amafaranga nkoresheje trading, nkoresheje binary, nkoresheje crypto, byose nkagenda bimwereka, nawe agatangira gukorera amafaranga kandi byizewe. So hano rero tugiye kwiga candlestick anatomy. Biragufasha rero kubanza ukamenya anatomy ya candlestick yawe, kugira ngo umenye ibyo uri gukora cyangwa se umenye trading iyo ariyo. Ibi byose bikora yaba muri crypto, yaba muri futures, yaba muri forex. Rero twagiye iminota itaraducika, dusigaranye iminota 3. Mu minota 3 gusa uraba wumva icyo zino candlestick ziba zisobanura mu isoko. Iyi candlestick y'umutuku, ikintu cya mbere isobanura uruhare rw'aba sellers cyangwa se rw'aba sellers muri mu isoko. Sinzi ijambo nabaha mu kinyarwanda, ariko nabagurisha umugabane, abagurisha imigabane. Iyi candlestick y'icyatsi igasobanura cyangwa se kabihagarariye aba buyers mu isoko, ikabihagarariye abagura migabane. Okay, katubita abagura migabane. So tugiye kwiga izino candlestick, ndetse twige na iyi mirongo ibiri munsi cyangwa hejuru, izi bazita shadow cyangwa se wick. Okay, iyi ngiyo hejuru iba ari upper wick, urumva ikaba ariyo highest point price yagezeho, ariyo mpamvu ubona handitse H price on the highest price. Iyi ikaba lower shadow cyangwa se lower wick cyangwa se lower price, niho price yageze, niho yageze, urumva niyo price, niyo nuze, nicyo giciro isoko ryagezeho. Noneho ahangaha rero ikintu babisobanuye, twihuse tugiye kubirebera hamwe. Isoko ryacu riba ryafungukiye hano muri open. Okay, twafunguye isoko hano, turazamuka, urumva twagiye kuri price ryagezeho ndende, turazamuka. Noneho tugeze hano, isoko rihita abasellers bashyiramo imbaraga, bararimanura rigera kuri lowest price. Rimaze kugera hano, icyabaye isoko ryongera rirazamuka, rifungira hano. Nuko nguko biba bisobanuye. Aha niho ryafungiye, isoko ryazamutse. Okay, ryazamutse gutya, rirazamuka, rirangije riramanuka rigera kuri lowest price, rirazamuka rifungira hano. Nuko nguko ni performance iba yabaye kugira ngo muhiforme ino candlestick. Twihuse rero tugiye kureba no kuri candlestick y'aba buyers uko biba byagenze. Okay, nibirangira hano ukurikira episode ya 2 kugira ngo ukomeze wige trading. Twagiye rero hano uko byagenzeho, isoko ryafungukiye hano, rirangije riramanuka rigera hano, rirangije rirongera rirazamuka, rirangije ntiryigeze rizamuka ngo ryongera kumanuka, ahubwo ryafungiye hano. Nuko nguko hano ho byagenze, isoko ryamanutse, rirangije rirazamuka n'imbaraga. Urumva hano abasellers bapushinze isoko barigeza kuri no point, ariko hahita hinjiramo imbaraga z'aba buyers, bazamura isoko barifungira hano. Nuko biba byagenze. Ukeneye kubyiga neza rero kurikira episode ikurikira.